Yes, reka ngusuze kandi nkwifurize kugira ibihe byiza aho gukunda amakuru n'ibiganiro bitambuka hano kuri Iris Rwanda TV. Twizere ko umeze neza. Niba utameze neza kandi wihangane, muri ubu buzima niko bigenda. Uyu munsi biranga ariko ejo biba bizakunda. Nitwa Jean Bosco Abayisenga, ni amakuru agezweho aho ngiye kukubwira byinshi bitandukanye utamenye kuri wa mugabo witwa Hategekimana wavuze ko yatumwe kwica Pastor Theogene Niyonshuti cyangwa se Inzahuke. Dore ko hari amakuru mashya ku kibazo cy'uyu nguyu Hategekimana uvuze ko nyine yishe Pastor Theogene Niyonshuti Inzahuke, ndetse ko rwose yari yarabitumwe we n'abandi bapasiteri benshi ngo bari baratumwe kwica uyu mugabo, dore ko hashize igihe kirenga umwaka Pastor Theogene Niyonshuti yitabye Imana. Mu minsi ishize nibwo umugabo witwa Hategekimana yagiye ku muyoboro wa YouTube maze atangaza amagambo akakaye ati rwose twebwe twari twiteguye gukora ibishoboka byose kugira ngo Pastor Theogene Niyonshuti yitabe Imana, njyewe hamwe n'abapasiteri benshi twari twaratumwe dufite misiyo yo kumwica, ndetse kandi uburyo twari twarabiteguyemo ntabwo yashoboraga kubitoroka. Ngahe nguko nyuma yo kubitangaza abantu benshi batari ko se koko yitabye Imana, tukiyakira tukumva ko nyine yazize impanuka, ese byaba ari byo? Bamwe batinda kubyizera abandi barabyizera, rubura gica muri make. Rubura gica rumaze kubura gica, urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwahise rukora reaction maze RIB imuta muri yombi. Ubu tuvugana nyine aracyanafunze. Nyuma yo kumuta muri yombi hahise hatangazwa byinshi, ibyuka yaba ashaka kumenyekana, ibindi utamenya, nyine byose nibyo tugiye kukubwira muri aya makuru. Reka ngusabe gukora subscribe niba utari wayikora, niba waranayikoze kandi wibuke gufungura notification kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi mu makuru n'ibiganiro byose bitambuka hano kuri Iris Rwanda TV. Njye nitwa Jean Bosco Abayisenga, nkwaye ikaze ku buryo burambuye aho ngiye kukubwira ibyahishuwe kuri Hategekimana, by'umwihariko bikaba byahishuwe ko Hategekimana nyine wavuze ko yatumwe kwica Pastor Theogene Niyonshuti yashakaga kumenyekana. Umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB Dr Murangira Thierry yahishuye ko Hategekimana Emmanuel wigambye ko yatumwe na Satani kwica Pastor Niyonshuti Theogene wamenyekanye nk'Inzahuke yashakaga kumenyekana. Pastor Niyonshuti wari mu bavugabutumwa bakunzwe cyane mu Rwanda, by'umwihariko bigendanye n'uburyo yigishagamo, uburyo yabanaga n'abantu, yitabye Imana muri Kamena 2023 azize impanuka y'imodoka. Icyo gihe yari ageze i Kabare muri Uganda ajya mu Rwanda, ni ukuvuga imodoka yiwe yari ivuye i Bugande yerekeza mu Rwanda, bagongana n'ikimodoka kinini kirabagonga maze bayitaba Imana. Umwe mu bashoboye gusigara nawe nyuma y'igihe runaka rwose kitari kinini, nyuma y'amasaha atari menshi, nawe yaje guhita ashiramo umwuka. Ni ukuvuga mu bo yari kumwe nawe bose nta n'umwe wo kubara inkuru wasigaye, ni ukuvuga bose bitabye Imana. Ngahe nguko nyuma y'igihe kijya kugera ku mwaka uyu muvugabutumwa apfuye, ku muyoboro wa YouTube hagaragaye Hategekimana avuga ko we n'abandi bagenzi be batumwaga na Satani kuza kwica abantu ku isi kandi ngo ntawashoboraga kubacika. Yabisobanuye atya ati twari dufite misiyo y'abapasiteri 10, ahantu twari twapanze ko araza gupfira ni ku gasitasiyo, kuko n'ubundi yagiye iriya ku mipangu yacu. Nta kintu twashakaga ngo cyange, byari byapanzwe mu isi y'umwijima. Uko byari kugenda kose ntabwo yari gucika ngo bikunde, kuko yagerageje no kuyihunga ariko byaranze. Kuri uyu wa 25 Gicurasi 2024 byamenyekanye ko RIB yamaze guta muri yombi Hategekimana imukurikiranyeho icyaha cyo gukwirakwiza ibihuha. Ubwo Dr Murangira Thierry yabazwaga ku mbuga nkoranyambaga uko byagenze kugira ngo amagambo ya Hategekimana ahuzwe n'icyaha cyo gukwirakwiza ibihuha, yasobanuye ko byatewe n'uko ukekwa yasobanuye ko ibyo yavuze atari ukuri, ahubwo ngo yashakaga kumenyekana. Dr Murangira Thierry yagize ati mu ibazwa rya Hategekimana Emmanuel yasobanuye ko ibyo yatangaje atari byo,
ahubwo ngo yashakaga kumenyekana. Ibyo bikorwa rero ubisesenguye wifashishije ingingo z'amategeko usanga yaratangaje ibihuha. Nicyo cyaha akurikiranyweho. Icyaha cyo gukwirakwiza ibihuha gihanwa n'ingingo ya 39 y'itegeko ryerekeye gukumira no guhana ibyaha bikoresha ikoranabuhanga. Iyi ngingo ivuga ko uwo urukiko ruhamije iki cyaha ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 3 ariko kitarenze imyaka 5 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi ya miliyoni 1 ariko atarenze miliyoni 3. Uyu akaba yitwa Hategekimana Emmanuel, akaba ashobora gufungwa igihe kingana n'imyaka 3 cyangwa 5 ndetse kandi akarenzaho n'amafaranga ayingayinga miliyoni 1 y'amafaranga y'u Rwanda cyangwa isa anarenga. Uyu mugabo hashize ibyumweru 2 ari gutrendinga kuri YouTube, yarafashe video akavuga ukuntu we n'abandi bapasiteri batumwe amaraso ya Pastor Theogene, agasobanura ukuntu umugambi bawupanze, agasobanura buri kimwe, abantu bati ibi byo ni ibiki? Bamwe turumirwa, twifata ku munwa, turavuga tuti ibintu ntabwo bibaho rwose. Ariko wareba uburyo ari kubivuga ari seriye, ukavuga uti nyamaze bya bintu birashoboka ko ari byo, birashoboka. Ariko nanone abandi bantu bizera cyane, nanone nyine tukagendera ku byo tuzi. Impanuka yarabaye, nta n'uwasigaye, n'uwari ugiye gusigara. Abari inkuru umuririmbyi wari kumwe na Pastor Theogene nawe nyuma y'amasaha runaka yahise yitaba Imana. Abantu tukibaza tuti se koko niba ibi bintu ari byo, aba bantu bose, abo bantu 10 yatumanyweho nawe, dore ko yavuze ko ngo ari abantu 10, ntabwo bose baba bakwiye gufungwa? Bose ntibakwiye gufungwa? Ariko ubwo nyine yari kwisobanura, yavuze ko icyaha ari we ku giti cye kireba ndetse ko rwose anacyemera, yagikoze mu rwego rwo kumenyekana, arashaka kumenyekana. Mw'abantu mwe mushaka kumenyekana, nimukore cyane mumenyekane, ibikorwa byanyu byiza bibamenyekanishe, aho kugira ngo umenyekanire ku izina ry'undi muntu, by'umwihariko witabye Imana, gushinyagurira umurambo. Ibi ni ikibazo rero kiba gikomeye, usanga ko biba bitanakwiye. Reka nkubwire ko iyi ari Iris Rwanda TV, njye nitwa Jean Bosco Abisenga, tubana mu makuru n'ibiganiro bitambuka hano kuri Iris Rwanda TV umunsi ku munsi. Niba utarakora subscribe, yikoreho ufungure notification, tujye tubana buri munsi mu makuru n'ibiganiro byose bizajya bitambuka hano kuri Iris Rwanda TV. Ndagushimiye cyane.